Hari ukuntu kuri WhatsApp umuntu aba areba sitatasi zawe ariko wajya kureba mu barebye sitatasi yawe ukabona abandi ariko we ntumubonemo. Muri ino videwo rero ya tudeyi ngiye kukwigisha uburyo wabikora ukajya ureba sitati z'abandi ariko nyiri gupositinga sitati ntabone ko warebye sitati ye. Hari abantu benshi babikunda aba yumva adashaka ko umuntu amurebera ibintu, akaba yabikora muri ubu buryo ngiye kukwigisha. Ikindi kintu ndi bukwigishe muri ino videwo, nabonye abantu benshi bambaza ngo kwa kundi uba ureba sitati zihagaze hakaza kugera igihe zikitambika, ni gute wakongera ukabigarura sitati zikongera zigahagarara? Nimba ibyo bintu bijya bikubaho kuri WhatsApp ushaka kuba wabimenya, ino videwo yabigufashamo. Mbere y'uko dutangira kanda subscribe aho ngaho kuri buto, umbwire ikindi kintu nakwigisha muri komenti, videwo igufashije usharinge ku nshuti zawe nazo zibashe kubimenya bino bintu. Channel ni Emmy Show 7D, njye tugiye kubana ni Emmy, ubundi nze dutangire. Uraza muri WhatsApp yawe, nurangiza kujya kuri WhatsApp ujye kuri upload, handi wapulodinga ugiye kuapulodinga videwo. Ikintu kiba cyarabiteye ni izi website waragiye ugaforowinga, noneho iyo ugiye kuziforowinga status zawe zihita zitambika zakakwiye kuba zahagarara. Urabona Arsenal kubikuramo, uraza ujye hariya hejuru wakande, numara kuhakanda uraza uforongo, uraza nyine ukande hariya handitse following, uraba ugiye kubaforongora, uraba ugiye kubakuraho wo kugumya ubakurikirana. Uraza ukande kuri unfollow, uze ujye ku yindi website yabo ya Manchester United, biterwa n'aho waforowinze uko bitwa, aho gusa nyine ibi bigo nibyo ukunze gusanga kuri WhatsApp aribyo tuba twaraforowinze. Uraza ubigenze gutya zose, ugenda ubikora kuriya ubakorere unfollow. Urabona naforowinze, njye naje gusanga naraforowinze ibigo bigera kuri 15. Ni byinshi kandi mu by'ukuri nta kamaro nyine bigira ubwo kuvuga ngo urabiforowinga biriya bigo, ntabwo bikuzi, ntabwo uzwi. Gusa nyine uraza ubakorere unfollow. Ubu buryo twari dukunze kubusanga muri WhatsApp BG, muri GB niho guforowinga nyine niho byabaga. Imaze kurangira bamaze kuyikuraho, ubwo nyine bahise babigarura kuri WhatsApp zisanzwe. WhatsApp isanzwe nyine niho bahise babigarura byo guforowinga. Uraza bose ubakorere unfollow, ubakureho ubamareho. Kandi ino videwo niba iri bugufashe, wibuke gukora subscribe, wibuke gukanda no ku nzogera, urayikinga ino videwo, unayisharinge ku nshuti zawe nazo zimenye amasomo. Noneho urakomeza ubakorere unfollow bose mpaka ubamazemo. Njye urabona ndabura 3 ngo basoje.
mbe mbisoje. Yego, umuntu wihanganye tukaba tukiri kureba ino video, ni ukuri ibi bintu nawe uragenda muri account yawe ubikore, ubisuzume urebe niba stats zawe zitambitse zagakwiye kuba zahagarara. Okay, noneho reka dusubire inyuma turebe. Okay, ndabura UNICEF, reka nayo nyikore unfollow. Okay, ndakeka yuko stats zanjye zigiye kuza zihagaze. Okay, mwangizi murazibona, izi ni stats zanjye zihagaze. Zari zaritambitse urebe, kandi iyo zitambitse ntabwo bigaragara neza, ariko iyo zihagaze gutya biba bigaragara neza. Okay, ubu buryo niba bugufashije wibuke gukora subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo uhite ujye ubona notification mu gihe dukoze video, kandi wibuke gusharinga ino video ku nshuti zawe nazo zimenye bino bintu. Okay, urabona stats ziko zirahagaze. Okay, tugiye kureba ukuntu twajya tureba stats z'abantu bo ntibamenye yuko twarebye stats zabo. Uraza ujya hara mu nguni, urangiza ujye kuri setting. Aha ngaha hari akantu gushushanyaho kuri setting gatukura, uraza ugere hano, urangiza ujye kuri privacy ukandemo, nuhagera uraza ujye kuri red accept. Aha ngaha ni ibintu byose biba bizingiye. Iyi red accept uyifunze abantu ntibamenya yuko warebye stat yabo, ariko nawe risque uba ufite iyo upostinze ikintu stat, nawe ntushobora kureba abantu barebye stat yawe. Noneho n'uburyo bwa message, iyo wandikiye message umuntu ntushobora kumenya niba yayisomye, nawe iyo akwandikiye message nabona ko wayibonye cyangwa se wayisomye. Urabona iyo wayisomye yandikaho udufresh tubiri tugasa ubururu, ariko ho hasigaraho kamwe ntabwo amenya ko wayisomye kandi wayisomye. Ubu buryo niba bukunogeye ibuka gukora subscribe na sharing ino video na liking, kandi no kunzogera tujye tubana buri uko dukoze video jya uhita uyibona. Ndabakunda ni ukuri, ngiye kugeza hajya bakora video nziza nk'izi ngizi. Okay, niba hari ikindi kintu ushaka ko nzagukorera muri video y'ubutaha, ukinyandike muri comment nzakigukorera.